Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dukomeje gushima Imana kandi tubikuye ku mutima. Dukomeje kuyishimira ibyiza ikomeje kudukorera, haba ku mibereho yacu bwite, haba ku miryango yacu, haba muri uyu murimo, haba mu rwego rw'itorero. Ni bangahe bamfasha gushima Imana? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndanezerewe cyane nanone kandi muri riteraniro ko dufitemo abashyitsi nkuko numvise bari kubakira. Turabizi neza ko mbere yo kugira ngo dutangire amateraniro y'uyu munsi cyangwa se undi munsi iyo dutangiye amateraniro, tubanza kureba ko dufitemo abashyitsi. Reka mbwira abashyitsi ko bagomba kujya baza hakiri kare kugira ngo amahirwe atazajya bacika, kuko buri mugoroba mfite impano ngomba guha abashyitsi badusuye uwo munsi. None uyu munsi dufite abashyitsi, reka mpere kubaje cyangwa mu minsi yashize twatangiye. Hari abashyitsi dufite batarabizera b'itorero ry'abadiventiste batangiranye natwe, uyu munsi bakaba bakiza. Niba bahari bashyira ibiganza hejuru. Abo twatangiranye shyira hejuru nimba harimo umuntu n'umwe twatangiranye. Aha, reka ndebe nimba harimo nibura abari baje ejo uyu munsi bagarutse. Shyira hejuru. Abaje ejo uyu munsi bagarutse. Aha, Imana ibahe umugisha. Yego, ndabaza niba muri riteraniro harimo abaje uyu munsi. Abaje uyu munsi, yaba abo twararitse ejo, yaba abo twararitse uyu munsi, cyangwa se hakaba babimenye ku isabato bari barabuze umwanya ariko uyu munsi bakaba bateranye natwe. Kandi ahangaha mfitemo impano nshaka kuba. Nimba bahari bashyira ibiganza byabo hejuru. Hari abo dufite baje? Mbese hari abahari bashyashya? Ntabwo mbabonye. Ahari wenda bari buze nyuma n'insoza iteraniro ndongera mbaze icyo kibazo. None reka ndebe abantu twari turi kumwe nimugoroba. Yego, Imana ibahe umugisha. Ndashaka kureba umuntu ugiye kutwibutsa icyo twize nimugoroba. Yego. Amena. Twize icyigisho kivuga ngo sezerera Satani. Twabonye ukuntu mu isi icyaha cyadutse mu isi. Twabonye ukuntu urukurikirane rwo gukora ibyaha rwagiye rwiyongera. Twabonye abantu bagiye bakora ibyaha. Twabonye Kayini, twabonye kandi Barameki bagiye badukana ubusambanyi bwo gushaka abagore babiri. Twabonye kandi mu Baroma igice cya mbere aho twabonye urutonde rw'ibyaha, harimo gutongana, harimo gutukana, harimo gusebaniriza mu byongorero, harimo agasuzuguro, harimo ishyari, harimo igomwa. Ibyo byose twabibonye. Twasanze umuntu ari mubi yarangiritse ku rwego rwo hejuru, ariko Imana ishimwe kuko yatanze Yesu kugira ngo adupfire. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero twabonye yuko iyo tumaze kwiyegurira Yesu aduha ubuzima bushya, maze tukereka Satani ko tumusezeye by'iteka ryose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Akabimenya nawe. Ubundi ugomba gutanga ubuhamya ku buryo Satani nawe ubwe amenya neza yuko utari mu cyanya cye. Bona nubwo yaza kukwiyenzaho akagushyiraho ibizinga, ariko akaba abizi neza kutabarirwa mu cyanya cye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nahoze nsoma mu gitabo mfite hano imbere yanjye cyitwa ngo kwizera n'imirimo. Amagambo yanditse ku ipaje 17 abantu bagifite baze gutaha maze bayarebe. Hari amagambo akomeye atwereka uburyo umunyabyaha, igihe umunyabyaha yari amaze gucumura. Yemwe n'uyu munsi umunyabyaha akimara gucumura, n'uyu munsi uko umunyabyaha umwanya yari ahagazemo, uretse ko Yesu Kristo yaje akadupfira akatwimura aho hantu akadushyira aho turi uyu munsi, ariko hari umwanya umunyabyaha yari ahagazemo. Ndashaka ko uwo mwanya mumenye. Uyu ni wo mwanya ikiremwa muntu cyarimo nyuma yo kwitandukanya n'Imana kubwo gucumura. Kubwo gucumura umuntu yari amaze kwitandukanya n'Imana. Icyo gihe amaze gucumura, icyo gihe umuntu ntiyari afite uburenganzira ku mwuka wo guhumeka. Yesu ashimwe. Umuntu ntiyari afite uburenganzira ku mwuka wo kugenza gute? Nta burenganzira wari ufiteho.
Imana yagombaga guhita ikupa umwuka wayo umuntu ntiyongere kubaho. Mbese umuntu adahumetse yabaho wapi? Icya kabiri, umuntu ntabwo yari afite uburenganzira ku murase w'umucyo w'izuba. Mbese kuburiya akazuba katurasira nuko Imana yatwimuye ikadushyira mu wundi mwanya biciye muri Yesu Kristo. Ntabwo umuntu yari afite uburenganzira, nuko n'akazuba kagasusuruko ka mu gitondo nta burenganzira twari tugafitiye. Icya gatatu, umuntu ntiyari afite uburenganzira ku byo kurya nubwo byaba bike cyane. Yesu ashimwe. Nta burenganzira umuntu kuva yamara gucumura, nta n'uburenganzira yari yagifite ku biryo nubwo byaba bike cyane. None reka mbabaza, mbese murumva hari aho twari dusigaye? Umuntu nta burenganzira afite ku mwuka wo guhumeka, nta burenganzira yari afite ku murase w'izuba nubwo kaba gake, ntako yari afitiye uburenganzira. Icya gatatu, umuntu ntiyari afite uburenganzira ku byo kurya nubwo byaba bike cyane. Nshuti yanjye, reka dushimire Imana ko biciye muri Yesu Kristo yadusubije uburenganzira. Imana ihabwa icyubahiro. Rero mbese nimugoroba twabonye amagambo meza avuga ngo sezerera Satani, kandi twabonye abasore beza cyane bemeye gusezera Satani ku mugaragaro. Kandi natwe abakuze twasenze dusaba Imana ngo Mana tubashishe gusezerera Satani n'isi bimenye, maze tujye mu ruhande rw'Imana, kuko twabonye ko Satani ubwe ntacyo atumariye. Icye abereyeho kudutera agahinda, kudutera umubabaro, kuduhindura ibisenzegeri, abantu akabahindura ibisenzegeri. Abasore beza ugasanga yabahinduye abasinzi, yabahinduye abasambanyi, yabahinduye ibivurivundi ku buryo utamenya ko hari isura ya muntu yigeze kugira. Abantu b'Imana ugasanga yabateje uburwayi, yarabahiramishije, abandi yabisha amaso, abandi yabaciye amaguru. Ubundi umugambi wa Satani arabizi neza ko Yesu yaducunguye, arabizi neza ko Yesu atwifuriza ibyiza, arabizi neza ko Yesu aduteganyiriza kudushyira mu ijuru, ahantu heza cyane aho Satani yavuye. Satani nawe aravuga ati umuntu naramuka nizeye ariko azajye mu ijuru, mwibura mu isi naramuhinduye igisenzegeri. Niyo mpamvu uzabona umuntu ajya gupfa agapfa ariko yarabanje kugenda apfa gahoro gahoro, apfa ingingo. Uyu munsi akaba apfa amaso, uyu munsi umuntu akaba adashobora kureba neza, ejo bundi ugapfa amatwi, umuntu agatangira yarumvaga neza ukabona umuntu yabaye igipfa amatwi. Umuntu ukajya kubona ukabona Satani yaramwangije, ukabona ibisari mu maso, inkovu za buri munsi, ukabona abandi ari kubaca amaguru, ukabona abantu babaye ibisenzegeri. Satani arabizi neza ko tutarabe, niyo mpamvu akora uko ashoboye ngo atwice nabi. Ariko biciye muri Yesu Kristo ndashimira Imana ko tutazaguma muri ubwo buzima. Imana izadukura mu buzima bubi. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, iyo ifashe icyemezo cyo kujya mu ruhande rw'Imana, hari igikorwa gikomeye Yesu agukorera, ari cyo tugiye kurebera hamwe muri uyu mugoroba. Mbere yuko dukomeza, ahangaha mafite agatabo kitwa, mafite urupapuro rwitwa icyemezo cy'umubatizo. Ahangaha kuri iyi paje ya nyuma hariho amahame agera muri 13. Aya mahame niyo umuntu wese n'amasezerano umuntu agirana n'Imana igihe agiye kubatizwa. Ibyigisho byose uko bigenda bikurikirana biri kuri uru rupapuro, kandi abantu ndi guha impano ndi kubaha igitabo kirimo agapapuro kameze gutya. Mu yandi magambo ndi kubabwira ngo igihe nzaba mbahaye aka gapapuro bajye bagenda bagasome, nibumva bemeye gufata icyemezo cyo kwiyegurira Yesu bajya bagasoma buri munsi. Nibafata icyemezo cyo kumwiyegurira, hepfo hateganyijwe ahantu ho kwandikaho izina ryawe. Uzandikeho izina ryawe, numara kuryandikaho ubikuye ku mutima, wumva rwose uciye bugufi, wemeye kwiyegurira Yesu, ugiranye nawe aya masezerano, ukabanza ukayasinyanya nawe mu rwiherero, ugapfuka mukabwira Yesu uti Yesu naraguhemukiye ariko noneho ndagarutse. Haleluya. Maze mu rwiherero uru rupapuro rusinyeho hano hepfo, nurangiza urunzanire, nzamenya yuko wafashe icyo cyemezo cyo kubatizwa no kwiyegurira Yesu, tugushyire kuri liste yo kuzabatizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Rero muribuka yuko ku isabato twize amagambo akomeye avuga yuko Imana isubirisha umuriro, iyo ngiyo ari yo Mana. Haleluya. Ni ihame rya mbere ririho ahangaha, ni isezerano, ni ihame rya mbere rivuga ngo nizera Imana imwe, Data, Yesu Kristo umwana w'Imana na Mwuka Muziranenge. Maze wakumva ubyemera, ukumva bigukoze ku mutima, ukavuga ati ringiri iri hame twararyize yuko Imana isubirisha umuriro ari yo Mana.
hanyuma umunsi ukurikiyeho kuwa mbere w'isabato twize amagambo akomeye, amagambo yatubwiye gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Twabonye ukuntu Imana yacunguye Abisirayeli ikoresheje amaboko akomeye kugeza naho imfura zo mu Egiputa zose zapfuye, maze imfura zo muri Isirayeli zirarokoka. Imana ihabwa icyubahiro. Uko Imana yacunguye Abisirayeli muri icyo gihe cy'Abanyegiputa, niko Yesu Kristo we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi yacunguye umunyabyaha, maze ahabwa ubugingo buhoraho biciye muri Yesu Kristo. Ihame rya kabiri rero ubwo riravuga ngo nizereye ko urupfu rwa Yesu Kristo rwo ku musaraba i Karuvari ari impongano y'ibyaha byanjye, kandi nizera ko kubwo kwizera amaraso ye mbabariwe ibyaha byanjye ndetse n'igihano cyabyo. Imana ihabwa icyubahiro. Maze wakumva ubyizeye ukavuga uti Yesu ndongeye ndakwiyeguriye. Buri munsi uzajya ugenda wiyegurira Yesu, maze niwumva icyo cyemezo wagifashe cyo kumwiyegurira upfukame mu rwiherero umubwire uti narakubabaje ariko uyu munsi ndaje ngo mbabarire. Iryo ryari ihame rya kabiri. Hanyuma umunsi w'ejo twize amagambo akomeye avuga ngo dusezerere Satani. Ihame rya gatatu riravuga ngo niyemeje kwitandukanya n'isi. Aleluya. Niyemeje kwitandukanya n'isi ndetse n'inzira zayo z'icyaha, ahubwo nemeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wanjye bwite, kandi nizeye ko ampa umutima mushya. Aleluya. Maze iryo hame niryo twaraye twize nimugoroba, kandi twabonye abantu bemeye kujya mu ruhande rwa Yesu, bemeye gusezerera Satani. Nanone barabe batashye bagasubira muri iri hame, akavuga ati Yesu nemeye kwitandukanya n'isi n'imigenzo yose igenderamo, niyeguriye Yesu Kristo. None rero nimba we nawe wemeye kujya mu ruhande rw'Imana uyu munsi, Yesu nimba wemeye kujya mu ruhande rw'Imana aragukorera igikorwa gikomeye cyane cyitwa gutsindishirizwa. Aleluya. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo gutsindishirizwa. Mureke dusenga Imana. Data wa twese, mubyeyi mwiza udukunda cyane utwitaho, Imana ikomeye ifite imbaraga n'ubutware mu isi no mu ijuru, uhabwa icyubahiro. Tubonye neza yuko igihe umuntu yamaraga gucumura nta burenganzira yari afite ku mwuka wo guhumeka, nta burenganzira yari afite ku mucyo w'izuba, nta burenganzira yari afite ku biryo, nubwo byaba bito, nubwo cyaba ikiyiko kimwe ntabwo yari acyemerewe. Data wa twese turagushimira yuko wadusubije ubwo burenganzira biciye mu maraso yawe. None uyu munsi ugiye kutwigisha ukuntu wemera kwakira umunyabyaha wemeye ibyaha bye, akaza akagwa mu biganza byawe, uramurokora, ukamutsindishiriza, ukamuhindura uwo kubahwa, izina ryawe rihimbazwa. Nuko rero iri teraniro ry'uyu mugoroba ribwirizwe na Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera uri muri nge akorane na Mwuka Wera w'umutima wese uri aha ngaha, twese duhabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dusoma amagambo ari muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Bese mwahageze? Reka dusome. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Turasoma guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Aleluya. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Aleluya. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Yohana yatumwe n'Imana ngo ahamye iby'uwo mucyo kugira ngo atume bose bagenza bate, atume bose bizera. Icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawe. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Aleluya. Umurongo wa 10. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye,
ariko abe ntimwamwemera. Haleluya. Murongo wa 12 ndawushimira Imana cyane. Yesu yaje mu isi, yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Umurongo wa 12 haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Umurongo wa 13 ari nawo dusorezaho. Aba ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo abo babyawe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, urugendo rwanjye rwo gutangira kwizera nyakuri, ntitaye yuko hari imyaka myinshi cyane namaze mu itorero, ibyo kwizera bitari byamfataho, ariko urugendo rwanjye nibuka yuko mu gutangira kwizera kwanjye ngo numve mu mutima wanjye bifashemo, ngo numve menye icyo bisaba ku mwizera w'itorero ry'abadiventiste. Umwe mu murongo ufite amateka kuri njyewe ni uyu murongo wa 12 uvuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabyibuka neza, nari maze imyaka myinshi mu itorero, ndetse nari maze itorero naribayemo igihe kirekire, ndetse naranarishakiyemo, narashatse, naranabyaye abana bose mfite. Ariko bana b'Imana, umunsi umwe igihe narebaga imibereho yanjye yahashize, nkabona ntacyo yigeze inyungura mu bukristo, maze nareba n'ahazaza hanjye nabona nta cyerekezo mfite, nibwo natangiye gusenga kandi ntangira kwiga ijambo ry'Imana, ndi kubwira Imana ngo Mana, mbese nanjye wampindura umwana w'Imana bikemera? Nkumva icyo kibazo ndagihorana, kimwe nuko benshi muri mwebwe mubyihorana, ukavuga ati se koko ubu nakwemerwa n'Imana biciye mu zihe nzira? Ariko nk'uko Bibiliya ibivuga neza, nasomye iki gice cya mbere cya Yohana, maze ngeze kuri iri jambo rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Numva ngize kwizera mu mutima wanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndavuga nti rero iri jambo rivuga ko abamwemeye bose, udakuyemo n'umwe, muri abo bose nanjye ndimo. Ntangira kwizera, maze nasoma igitabo cyitwa Kugana Yesu, nkasanga amagambo akomeye, amagambo avuga ngo niba wizeye Yesu Kristo ukaba wizeye yuko yakubabariye ibyaha, birashoboka rwose ngo atari uko ubyiyumvamo, ahubwo ari uko Yesu yabisezeranye. Haleluya. Ngo kandi kuba yarabisezeranye nawe ukabyizera bingana no gusohora kwabyo. Izina ry'Imana rihimbaza. Bana b'Imana, mbese nawe waba ufite ikibazo wibaza ukuntu ushobora guhinduka umwana w'Imana? Ikibazo rwose icyo kibazo kiroroshye. Bibiliya iratubwira ngo icyakora bamwemeye bose maze bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, ahangaha tubona amateka y'umugabo witwa Nikodemo. Yesu ashimwe. Muri Yohana igice cya 3, Yohana igice cya 3, Yohana igice cya 3, mwihangane nsome amagambo make cyane mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, page y'125. Magambo makeya cyane wumve Nikodemo ngo yari mu ntoki. Page 125, page 125. Nikodemo yasanze Yesu. Iki kibazo yari agifite, kandi Nikodemo yari umuntu umaze imyaka myinshi cyane mu itorero, yakoraga imirimo myinshi ku rwego rwo hejuru, kandi iyo mirimo yayikoraga yizeye neza ko izamuhesha agakiza. Bano baratubwira ngo Nikodemo yari mu ntoki. Nikodemo yari afite umwanya ukomeye wubahwa mu gihugu cy'Abayahudi. Yesu ashimwe. Yari afite umwanya ugenje gute? Ukomeye kandi wubahwa mu gihugu cy'Abayahudi. Hano rero haranditse ngo yari umuntu wize cyane, kandi afite impano zidakunze kuboneka kuri bose, kandi yari umwe mu banyacyubahiro bagize urukiko rw'igihugu. Yari umunyacyubahiro ugize urukiko rw'igihugu. Nikodemo rero hamwe n'abandi, inyigisho za Yesu zari zaramukoze ku mutima. Nubwo yari umukire, ngo yari iki? Nubwo Nikodemo yari umukire, nubwo yari yarize, nubwo yubahwa, yari yaranyuzwe n'umunyanazareti wicisha bugufi. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe yumvaga ibibwirizwa bya Yesu byaramunyuze,
atangira ngo yatangiye kwibaza ubwami Yesu ari kwigisha, akibaza ukuntu atazabujyamo ameze uko ameze. Nuko Nikodemu yafashe inzira ajya gushaka Yesu. Nuko ngo maze yari yaranyuzwe n'inyigisho z'umunyanazareti wicisha bugufi. Inyigisho zari zaravuye mu kanwa k'umucunguzi, zari zaramunyuze bikomeye, kandi yifuzaga kwiga biruseho ibyayo magambo atangaje y'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese Nikodemu muramwumvise? Mwumvise ukuntu yari umukire, mwumvise ukuntu yari yarize, mwumvise ukuntu yari intiti ku rwego rwo hejuru no mu nzego z'igihugu yubashywe. Ariko Nikodemu igihe cyose Yesu yabwirizaga, yumvaga Nikodemu ibibwirizwa bya Yesu, akumva rwose yakwisuzumana nawe agasanga ntaho bahuriye, kandi azi neza ko ari umunyacyubahiro wubahwa na bose. Rero Nikodemu yaraboneje, aravuga ati byuriya mwigisha yigisha ndi kumva ari bishyashya kuri njye, reka mpaguruke njye gushaka Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese byari byakuraza ishinga? Byari byakuraza ishinga ukajya gushaka Yesu, ugashyira hasi icyubahiro usanganywe, ugashyira hasi ubukire ufite, ugashyira hasi kuri uwo mu mwanya wubashywe, maze bikakuraza ishinga ukumva ushaka kureba Yesu? Bibiliya itwereka abandi bantu bagiye gushaka Yesu, kandi ndashima Imana yuko nta muntu ujya gushaka Yesu ngo atahamara amasa. Umuntu witwa Zakayo nawe byaramuhagurukije, aragenda ngo yumvise ko Yesu ari buze kunyura i Yeriko, maze ngo ajya gushaka Yesu kandi ashishikaye, ngo yashakaga ngo nibura gusa arebe uko Yesu asa. Igihe yajyaga gushaka Yesu ngo abona Yesu aturutse hirya kure, ariko abona ngo ari mu kivunge cy'abantu benshi, arareba asanga atari buze kubona uko amubona. Yigira inama ati reka nurira igiti, kuko Zakayo yari mugufi, abona abantu bose bari mu mubyige ntabone uko abona Yesu, kandi yifuzaga kureba Yesu mu maso ngo abone uko asa. Maze Zakayo aragenda ngo yurira igiti cy'umuvumu, igiti kirekire, maze yurira mu bushorishori, aravuga ati byanze bikunze Yesu naza kuza araturuka hariya ndi kumureba, kandi ndamureba neza kuko jyewe ndi hejuru. Maze ndashima Imana amagambo avuga ngo igihe Zakayo yagiraga icyifuzo cyo gushaka kujya kureba Yesu, Yesu yubahirije icyifuzo cye. None se nawe ufite ubushake bwo gushaka kureba Yesu? Maze igihe Yesu yakomezaga aza, Zakayo ari mu bushorishori bw'igiti, ndashimira Imana amagambo avuga ngo Zakayo ngo yumvise ibineza neza byuzuye umutima, uko yamubonaga aza yegera cya giti yumvaga anezerewe. Maze ngo Yesu ageze munsi ya cya giti Zakayo yicayemo, yatuje rwose. Zakayo arimo kureba hasi, ari kureba Yesu, ngo Zakayo agiye kubona abona bakubitanye na Yesu amaso. Imana ihabwa icyubahiro. Maze Yesu ngo arararama, haleluya, arararama, abwira Zakayo ati Zakayo we ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nasomye amagambo akomeye avuga ngo Zakayo ako kanya ngo yahise yururuka anezerewe, ngo maze atambikana na Yesu, bahita bajyana iwe. Ngo abantu bari bari kumwe ngo bavuze induru, baravuga ati ntago bishoboka. Ubu se birashoboka ko Yesu agiye gucumbika, agiye kwa Zakayo w'umunyabyaha? Reka nkubwire, ibyaha byose waba ufite uko bingana, tutitaye ku murengera wabyo, tutitaye ko washayishije wabaye ruharwa nka Zakayo, Yesu yataha iwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite ishyushyu ryo gushaka Yesu? Uri kumva biguhangayikishije? Uyu mugabo witwa Nikodemu rero nawe dusoma mu gice cya 3 cya Yohana. Mu Yohana igice cya 3 dusome ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Murongo wa 5 Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Nikodemu yari agiye gushaka Yesu, aragenda aratangira gutereta ati mwigisha mwiza, rwose turabizi muri iyi karitsiye turakwemera, nta muntu n'umwe ushobora gukora ibintu nk'ibyo ukora keretse gusa yaravuye ku Mana.
nasomye muri kiriya gitabo cy'uwifuzwe byose ngo Yesu akimara kumukubita amaso ngo yabonye icyifuzo kimuzanye, niyo mpamvu yahise ashyira mu bikorwa ikimuzanye, ahita amubwira ati Nikodemo, ndakubwiza ukuri, utabyawe n'umwuka, utabyawe ubwa kabiri ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Nikodemo ibyo bintu biba bishyashya kuri we, aravuga ati none byagenda bite? Ese umuntu yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa kandi akuze? Yesu aramubwira ati umva neza icyo nkubwiye, ndakubwiza ukuri, utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo wakwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Mbese Yesu yari ari kumusobanurira? Yego, yari ari kumusobanurira. Nikodemo ntabwo n'ubundi yahise abyumva. Byageze naho Yesu akoresha ikigereranyo cy'umuyaga. Aramubwira ati Nikodemo, witangazwa nuko nkubwiye ko ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntabwo ushobora kumenya aho ujya cyangwa aho uva. Ni ko wabyawe n'umwuka mera. Haleluya bana b'Imana. Bantu benshi ikintu cyitwa kubyarwa n'umwuka wera ntabwo bakizi. Muri iri somo harimo ibintu bibiri. Kugira ngo umuntu yuzuze ibyangombwa byo kubana ubwami bw'Imana hari ibintu bibiri asabwa. Icyambere, arasabwa kubyarwa na mwuka wera. Haleluya. Icya kabiri, arasabwa kubyarwa n'amazi. Uyu munsi turi kwiga kubyarwa n'umwuka, amazi tuzayageraho nayo. Iby'amazi ntibiraza. Ahubwo uyu munsi reka twige ngo kandi kubyarwa hari amagambo asobanura ijambo rimwe. Icyambere, hari ugutsindishirizwa, hari ukubyarwa ubwa kabiri, hari ukubyarwa na mwuka wera. Ayo magambo yose ni amagambo amwe. Hari uguhabwa imbabazi z'Imana, hari uguhinduka umwana w'Imana. Ayo magambo yose akubiye mu ijambo rimwe ryitwa gutsindishirizwa. Haleluya. Reka nibarize ikibazo mu iteraniro. Ubundi gutsindishirizwa, hatsindishirizwa uwo byagenze gute? Ni ukuvuga ngo umuntu aba yabanje gutsindwa. Yesu ashimwe. Aba yabanje kugenza gute? Habanza gutsindwa, hanyuma hakaza gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni igikorwa umuntu agirirwa atabigezemo uruhare. Yesu ashimwe. Nta mirimo myinshi cyane yabanje gukora atabihingiye, atabikoreye. Uruhare rumwe umunyabyaha agira gusa imbere y'Imana ngo atsindishirizwe, ni uruhare rumwe gusa, ni ukubyizera. Haleluya. Ni ukwizera icyo Yesu Kristo yagukoreye ku musaraba. Wamara kumva ayo mateka, wamara kumva icyo Yesu yakoze mu mateka, wamara kumva ko uri umunyabyaha ruharwa, wamara kumva ko Yesu yagucunguye, ukavuga uti kumbi Yesu, burya igihe wahuyaga n'iyi mibabaro, igihe wahuraga n'ibi bibazo, nzababwira imibabaro Yesu yahuye nayo kugira ngo ashobore kuducungura. Ibyo nzabibabwira neza. Ariko iyo byumvise mu mateka ukabyizera, ukagenda ukikubita imbere ya Yesu, ukihana ibyaha byawe, kandi ukerekana rwose kuri mu ruhande rwe, Yesu akora igikorwa cyitwa kugutsindishiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi agutsindishiriza kubera ko watsinzwe. Reka nkubwire, nimba ukihagazeho ibyaha wakoze, ukumva yuko ukishaka inzitwaza impamvu wakoze ibyaha, ukavuga uti impamvu nakoze ibyaha, erega bariya nabo banyanduranyijeho, erega Satani nawe ni umugome, ugahora ushaka inzitwazo z'impamvu wakoze ibyaha, ntabwo Yesu ashobora kugutsindishiriza igihe ukihagazeho ukigira ndigabo. Oya, Yesu ashaka ko wicisha bugufi ukemera ibyaha byawe, wamara kubyemera maze akaguha gukiranuka kwe. Kuko Yesu Kristo we yashoboye gukiranuka. Mwisi yabaye mwisi ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Ibyo nibyo bituma ahabwa uburenganzira bwo kwicara kuri ya ntebe twabonye umusibejo yo mu buturo bwera bwo mu ijuru, hahandi twabonye mu munsi mukuru w'impongano. Twabonye ko watangire mu Bisirayeli, n'uyu munsi urakomeje, kuko Yesu akicaye ahera cyane, kandi ahicajwe n'amaraso yamennye ku musaraba i Karuvali. Imana ihabwa icyubahiro. Bityo rero ntabwo Yesu ashobora kugutsindishiriza igihe cyose ukihagazeho. Ariko uramutse wemeye ibyaha byawe, ukemera mu mateka icyo Yesu yagukoreye. Nikodemo ahangaha tubona yari akihagazeho. Nikodemo dore urukuta yari yubatse. Nikodemo yarazi yuko ari umukire, icyo ni icyambere. Yagera mu bandi akumva ni umuntu ukomeye. Cya kabiri, yari yarize akumva nta umurusha ubwenge. Icya gatatu, yari umwigisha amategeko. Ibibwirizwa byose Nikodemo yarabwirizaga. Yari umubwiriza mwiza kuko ari umwigisha amategeko. Nikodemo mu rusengero yashoboraga kuraka runo rusengero ari wenyine. Nikodemo yari afite icyo yirata, yari afite imirimo.
ngo ariko igihe yahuraga na Yesu akabwiriza imbere ye akamubwiriza, Nikodemu ngo yahise yumva arangiye, yumva ntacyo ari cyo, yumva ni umuntu wo kurimbuka, yumva ntacyo ari cyo. Ndashimira Imana yuko yageze imbere ya Yesu akahava atsindishirijwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko Nikodemu rero hano rero Yesu yakomeje kuganira ikiganiro na Nikodemu, ageza naho amubwira uko umuyaga ukora. Aramubwira ati, Nikodemu, ntabwo ari ibintu birebeshwa amaso, nkuko natwe uyu munsi tutamenya uko bigenda mu guhinduka kwacu. Ikintu kimwe dusabwa gusa ni ukuza iruhande rw'Imana. Haleluya. Hari ibintu bitatu, ibyangombwa bitatu ugomba kumenya. Muri iki kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu yaramubwiye ati, umuyaga guhuha kwawo ugahuha aho ushaka. Ntabwo ushobora kumenya imigendere y'umuyaga, ntiwamenya ngo uraturuka he cyangwa uri kujya he. Ikintu kimwe kikubwira ko umuyaga uriho ni ikihe? Nimba mujya mubona umuyaga, isashima, ni iki kitubwira ko umuyaga uhari? Ikintu kitubwira gusa ko umuyaga uhari ni ukubona amashami y'ibiti arimo kunyeganyega, ni ukubona amababi ari kunyeganyega, ngo ni kuwa byawe n'Umwuka wese amera. Ibyo bigenda gute? Twebwe ntabwo itorero rikeneye uko uhagarara hano ngo rwose ati bantu b'Imana ubu mubona ubu narihari. Yesu ashimwe. Ni byiza ko dutanga ubuhamya, ntabwo ndi kurwanya ubuhamya. Ubu narihanye rwose, ugatanga ubuhamya amasaha 3 agashira. Tuza nimba koko warihanye, twe turashaka kubyibonera. Haleluya. Icyo dushaka ni kimwe, ni ukubona uwari umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Icyo dushaka ni kimwe, ni ukubona umwizera utarakundaga gusenga asigaye aza gusenga. Icyo dushaka ni kimwe, ni ukubona umuntu utarakundaga inyandiko zera noneho asigaye azikunda. Icyo dushaka ni kimwe, ni ukubona umuntu wangaga gukorera Imana asigaye ari umukozi kandi ushishikaye. Ntabwo dushaka kurebesha umuyaga amaso. Benshi cyane bagwa mu mutego n'abizera b'itorero ry'abadiventiste. Hari abantu badukanye inyigisho zivuga ngo genda Imana izaguha imbabazi, ari uko gupfukama ukisha inzara iminsi 3 ukava mu rugo ukagenda ukajya mu ishyamba, kandi ugapfukama mpaka ukava aho ngaho. Yesu akubwiye ngo mwana wanjye ndakubabariye. Reka nkubwiye, gutsindishirizwa kutaboneka mu nyandiko Imana yaduhaye ntabwo kubaho. Bese icyo mvuze muracyumvise? Ntabwo kubaho. Uyu munsi tugiye kuva hano mbabwiye ibyangombwa bitatu. Bingahe? Ni ibyangombwa bitatu umunyabyaha asabwa kugira ngo avuke ubwa kabiri. Icyangombwa cya mbere ni ikihe? Icya mbere, ugomba kugira igihe cyo gutekereza kuri Yesu. Haleluya. Ngo kugenza gute? Bese ibyo mvuze murabyumvise? Ugomba kugira igihe cyo gutekereza kuri Yesu. Abantu twiganye ni mugoroba turi kwiga ukuntu abantu bakabije kuba babi cyane mu gihe cyo kwa Nowa. Twabonye ngo kwibwira ko imitima yabo kose yibwira itekereza ni kubi gusa iteka ringana iki? Imana ngo nicyo cyatumye yicuza ko yaremye abantu kuko ari abantu b'umubiri. None niba utagira igihe cyo gutekereza kuri Yesu ngo umuhe umwanya mu ntekerezo zawe umutekerezeho. Nawe yarabyanditse muri kiriya gitabo cyitwifuzwa ibihe byose, amagambo avuga ngo mu cyigisho kivuga Getsemane, ngo umunyabyaha aramutse afashe nibura isaha imwe ku munsi gusa, isaha imwe, ngo agatekereza ku buzima bwa Yesu kuva mu muvure w'inka. Urwo rugendo ukarutekereza, mu rugendo uri gutekereza mu ntekerezo ukabitekereza ahantu hose yanyuze, ugatekereza ibitangaza yakoze, ugatekereza ko yagupfiriye, ugatekereza ko azagaruka kukujyana, ukabitekereza. Ngo urwo rugendo ukarugenda mu ntekerezo ukagenda ukageza i Karuvari. Ngo waba ufite ibivumbikisho ntabwo Satani yapfa kugushobora. Haleluya. Rero fata igihe, tekereza ku Mana. Ariko se turatekereza ku Mana gute? Mu ntekerezo zacu haremwe my'amasoko. Turatekereza ku Mana gute igihe ubu ngubu tuvuye aha ngaha abantu basohotse bakagenda bakaba kuri telefone, bakaba kuri WhatsApp amasaha 4 agashira? Abantu bakarara bavugira kuri telefone cyane urubyiruko. Abantu bakaba kuri YouTube bareba abantu bambaye ubusa, abandi bari ku mafilime baririrwa bazererana amafurashe ngo nimudushirireho filime. Abantu bakaba mu mafilime. Mbese abantu bafite umwanya wo gutekereza kuri Yesu?
bana b'Imana birakwiriye ko dushaka umwanya tugatekereza kuri Yesu. Ni ibyangombwa bitatu. Icyangombwa cya kabiri ni ukwiga ibyanditswe byera. Haleluya. Kwiga ibyanditswe byera. Ibi byangombwa byanditse mu wifuzwa ibihe byose page 126 muri ya verisiyo ya mbere, cya gitabo cya mbere cyasohotse ni ku page 108 niho muzabisanga. Mu cyigisho kivuga Nikodemo niho muzasanga ibi byangombwa. Cyangombwa cya kabiri rero ni ugufata igihe. Fata igihe, shiri kubute. Yesu Kristo ntabwo ari ibintu by'icyuka. Imana yaduhaye inyandiko zera, iduha Bibiliya. Ni byiza ko ushaka igihe ugafata Bibiliya ukiga, ugafata ibitabo bisobanura Bibiliya ukabisoma. Wamara kubisoma maze ukamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, ibyo uzasanga muri Bibiliya ntawe uzakugisha impaka, aba ari byo uzashyira mu bikorwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese ibyangombwa bibiri murabyumvise? Icya mbere ni ikihe? Icya kabiri kwiga ibyanditswe byera. Reka mbabwire icya gatatu. Icyangombwa cya gatatu ni ukumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Haleluya. Amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Itorero ritegura amateraniro. Icya mbere haba amateraniro kuwa mbere w'isabato, haba amateraniro kuwa kane w'isabato, kuwa nyuma tukaza gutangira isabato, ku isabato guterana kwera. Haleluya. Ayo materaniro yose ugomba kuyabamo. Hari abantu bitewe n'amateka babayemo, hari abantu baba batazi gusoma. Ariko se nawe ntagazabona ubwami bw'Imana. Igisubizo ni uko azabubona. Azabubona ate? Nagira ubutwari bwo kugira igihe akajya atekereza kuri Yesu, akagira ubutwari akajya aza mu materaniro yateguwe n'itorero, hanyuma akagira igihe cyo gutekereza ku byo yigiye mu materaniro. Ni ukuri kose azavuka ubwa kabiri. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese munteze amatwi? Yego. Hanyuma rero noneho kwiga ibyanditswe byera rero birakwiriye ko niba waragize umugisha ukagira impano yo gusoma, Imana ikakwigisha gusoma ukabona urabimenye, birakwiriye kugira ishyaka ryo kwiga inyandiko ugasoma, kuko mu gusoma kwawe ni nako uzakuramo n'ibyo ushobora kubwira abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Mu ntambara ikomeye handitsemo amagambo mu cyigisho kivuga ngo ibyanditswe byera ni umurinzi wacu, ngo nta mutekano w'umuntu wigira injiji ku bushake. Gwe gushishikara ugashaka agakiza kawe ukiga inyandiko, izina ry'Imana rihimbazwe. Rero bana b'Imana, iyo rero ubishyize mu bikorwa ugatangira kwiga nkuko Nikodemo yabigenza, akagenda agashaka Yesu. Narasomye muri Bibiliya hano abantu bagiranye ibiganiro birebire na Yesu. Narebye nsanga Nikodemo yagiranye na Yesu ikiganiro kirekire. Undi muntu wagiranye ikiganiro na Yesu kirekire ni umugore w'Umusamariya ku iriba, bagiranye ibiganiro birebire. Ariko ndashima Imana ko Nikodemo yavuye aho ngaho yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza we bwite, nubwo atari yagabishyira mu bikorwa. Kwizera kwa Nikodemo kongeye kugaragara neza igihe Yesu yapfaga, maze Nikodemo ngo agashaka ibiro 45 by'ibihumura neza akajya gushyingura Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti zanjye ndabinginze nimushishikare maze dushake Yesu, kandi Yesu azatugirira neza. Turi ku ijambo rivuga gutsindishirizwa. Uko turushaho rero kuzuza ibyo byangombwa bitatu, uko turushaho kubyuzuza, ukuri gutekereza kuri Yesu, ukurimo kwiga ibyanditswe byera, ukurimo kuza mu materaniro, iyo ukomeje kubikora ukagumiza kwishingikiriza kuri Yesu, uko Mwuka wera agenda gusanga buhoro buhoro. Haleluya. Haleluya. Uko Mwuka wera gusanga buhoro buhoro, atereta umutima wawe, akwereka ukuntu Yesu agukunda, akwereka ukuntu yaguhaye imigisha, akwereka ukuntu Yesu ari mwiza, ukuntu yaremye ibyaremwe byose, akwereka ukuntu Yesu yagupfiriye. Ngo gake gake ugenda wumva umutima ugukururira kwiyegurira Yesu. Haleluya. Ko Mwuka wera gusanga ngo gake gake ngo ugenda wumva unejejwe no kwiyegurira Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero abakiriye Yesu bahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana. Haleluya. Maze rya somo ryo muri Yohana igice cya 1:12 rigasohora rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bana b'Imana ngo bahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana, maze bagahabwa Mwuka wera muziranenge ubayobora. Haleluya. Ikizakubwira ikimenyetso cy'uko umuntu yabyawe ubwa kabiri ni uko ayoborwa n'Umwuka w'Imana. Haleluya.
mwuka w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo uwo mwuka wera naza, mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Izina ry'Imana rihimbazwa. Ngibyo ibimenyetso bya mwuka wera. Ibimenyetso bya mwuka wera bigaragarira amaso. Icyambere nuko nimba wagiraga ishyari ukagira amahane, urahinduka umuntu w'umugwaneza, urahinduka umuntu wihangana. Haleluya. Nyine ibibi wagenderagamo birasimburwa n'ibyiza. Icyo nicyo cyitwa kubyarwa ubwa kabiri. Nuko ukwizera ufite muri wowe kubyara imbuto zigaragara. Izina ry'Imana rihimbaza. Rero bahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana, bagahabwa mwuka wera muziranenge. Abo ngabo bahita batangira kumvira kandi babyishimiye. Haleluya. Wa muntu wari intumva ukabwira abantu ati mureke dukora ibi, ukabona abantu ntago bakumva nta na gake. Abizera babyaho ubwa kabiri batangira kwimenyereza kumvira. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero bagatangira kumvira kandi babyishimiye bibanejeje. Imirimo yabo bakorera Imana, imirimo yabo bakorera bagenzi babo itangira guhinduka imbuto zo kwizera. Haleluya. Ndashaka ko ibi bintu mubimenya. Ihinduka imbuto zo kwizera. Hari abantu bakora imirimo bayikesha agakiza. Baravuga ati reka nkore ibi ngibi ngo Yesu azampembe ubugingo buhoraho. Nka wa musore w'umutunzi yaje asanga Yesu, aramubwira ngo mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati genda witondera amategeko. Ata yose narayitondeye uhereye mu buto bwanjye. Yari afite imirimo myinshi cyane yarayirunze, ariko yari yarirengagije icy'ingenzi. Bana b'Imana, ntabwo agakiza tugakorera, nta n'imirimo wakora kugira ngo uzagahembwe. Oya, Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo muhora muri Yesu Kristo. Bityo rero uhita usobanukirwa ko burya imirimo dukora ntabwo ari ukugira ngo Imana izaduha agakiza, ahubwo dukorera Imana kuko Yesu yadupfiriye. Dukorera Imana kuko Yesu adukunda. Turamukorera. Mbese iyo sano dufitanye y'urukundo ruri hagati yacu nawe niyo ituma dukora imirimo tugashishikara. Reka nkubwire, umuntu w'Imana Eneje wati yaranditse ngo haramutse harigize umuntu ufata imirimo maze akayitera akayishyira ku gitambo cya Yesu, ngo uwo nguwo twamwamaganira kure. Reka mbabazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbese muracyahari? Ubu koko urebye imibabaro Yesu yagize ngo atubonera agakiza, ni iyihe mirimo wakora kugira ngo uzagahembwe? Icyo gihembo wakibona? Ndashimira Imana yuko n'abatari barakoze imirimo Yesu Kristo yabahaye agakiza. N'abandi babanebwe biyicariye Yesu Kristo yakabahaye, ariko kondisi iyo umaze gusobanukirwa mu mutima ko gakiza wagahawe urakora ugashishikara. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu igihe cyose abantu batari basobanukirwa na Yesu wabo, igihe cyose abantu batari basobanukirwa n'inshuti yabo Yesu, bazajya bakora bivovota. Uzahamagara abantu baza gukoropa hano babure, uzahamagara abantu bajya kurari kubabure, ntago bazi ibyo barimo. Mu gitabo cy'abadiventiste bizera haranditse ngo igihe umwizera amaze gutsindishirizwa ngo yuzuye mwuka muziranenge, afite icyizere ko ari umwana w'Imana, umva ngo icyo gihe noneho ngo asigara mu mutima we harwaniramwe amagambo avuga ngo turabahenda abana b'Imana ngo mwiyegurire Yesu. Haleluya. Turabahenda mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Ngo mwiyunge nawe, ngo kuko yemeye guhinduka icyaha ngo twebwe duhinduke tubone gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Ndimo kwerekeza ku musozo. Rero basigara bakora imirimo maze iyo mirimo igahinduka imbuto zo kwizera. Rero muri aka gatabo kwitwa kwizera n'imirimo ndasomwamo amagambo kuri page ya 30. Page ya 30 hari amagambo akomeye. Amagambo avuga ngo niba umaze kumenya ibyaha byawe, haleluya, ngo niba umaze kumenya iki? Niba umaze kumenya ibyaha byawe, ntugakoreshe imbaraga zawe zose ngo ujye mu cyunamo ku bwabyo. Oya, wige mu cyunamo kubwo usanze ibyaha byawe ari byinshi birenze ari umurengero. Ntukajye mu cyunamo. Ntukajye mu cyunamo ku bwabyo, ahubwo reba ubeho. Haleluya.
reba maze ubeho. Nk'uko Abisirayeli igihe inzoka zari zabariye z'ubusabwe bwica, Imana yabwiye Mose ngo genda umanike inzoka mu butayu, maze umuntu wese uyirebye arakira. Haleluya. Nasomye amagambo akomeye mu bakurambere n'abahanuzi ngo muri icyo gihe ngo abantu bose ngo n'indembe zari ziraho zibura gatoya ngo zirangize ubuzima bwayo, ngo iyo abarwaza bayo babeguraga umutwe ngo maze imitwe yabo bakayerekeza kuri ya nzoka. Haleluya. ngo maze bakarambura amaso bafite kwizera ngo nabo barakiraga. Kureba harimo agakiza. Natwe icyo Yesu adusaba ntabwo kigoye, kingana no kureba. Muri uyu mugoroba ndabahamagarira ngo reka turebe mu kwizera, turebe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwese. Rero barakubwira ngo ahubwo wivunwa n'ibyo byaha kuko ari byinshi, ngo reba maze ubeho. Yesu niwe mukiza wacu rukumbi, kandi nubwo miliyoni z'abantu bakeneye gukizwa bazanga imbabazi ze abahaye, nta numwe wiringira imirimo ye uzarekerwa mu kurimbuka. Haleluya. Nubwo miliyoni z'abantu benshi, nubwo abantu bose bari aha ngaha babyanga bakanga imbabazi za Yesu, umuntu umwe gusa wakwakira imbabazi ze, ntabwo Yesu yamureka ngo arimbuke. Izina ry'Imana rihimbaza. Nuko rero andi magambo akurikiraho aranditse ngo nubwo iyo tutari kumwe na Kristo tubona tudafite gifasha, ntitugomba gucika intege. Haleluya. Tugomba kwishingikiriza ku mukiza wacu wabambwe kandi akazuka. Imana ihabwe icyubahiro. Tugomba kumwishingikirizaho mukiza wacu wabambwe kandi akazuka. Amagambo asoza, aya magambo asoza aranditse ngo ngwino usange Yesu. Haleluya. Nshuti yanjye muvandimwe, ntago wanyemerera ukakira Yesu muri uyu mugoroba? Ngwino usange Yesu ubone uburuhukiro n'amahoro. Ushobora guhabwa umugisha ndetse nonaha. Yesu ashimwe. Ndababwiye ngo ushobora guhabwa umugisha ndetse nonaha. Satani akubwira ko utagira gifasha, kudashobora ubwawe kwihesha umugisha. Ni ukuri koko ntugira gifasha, ariko shyira hejuru Yesu imbere, shyira hejuru Yesu imbere ye, shyira Yesu imbere ya Satani, maze uvuga uti mfite umukiza wazutse. Ayo magambo Satani nagushyiraho iterabwoba akubwira ko ibyaha byawe ari umurengera ko bitagira igaruriro. Shyira hejuru Yesu, uvuge Yesu imbere ya Satani, umubwire uti njyewe mfite umukiza wazutse. Imana ihabwe icyubahiro. Muri we mfite ibyiringiro. Haleluya. Muri Yesu mfite ibyiringiro, kandi ntazandeka ngo mbe mu rujijo. Haleluya. Mfite kunesha mu izina rye. Ese muri kumva aya magambo? Imana ihabwe icyubahiro. Mfite kunesha mu izina rye, niwe gukiranuka kwanjye, kandi niwe kamba ryanjye ry'ibyishimo. Haleluya. Ntihakagira umuntu n'umwe wibwira ko ibye nta garuriro bifite. Ntabwo ariko biri. Ushobora kubona ko uri umunyabyaha bikabije kandi ko nta byiringiro, nyamara iyo niyo mpamvu ukeneye umukiza. Niba uri umunyabyaha ruharwa, niba uri umunyabyaha bikabije, iyo niyo mpamvu ukeneye Yesu. Niba ufite ibyaha ukeneye kwatura, wizarira. Haleluya. Kwatura ibyaha ni ngombwa. Jya imbere ya Yesu umupfukamire, mubwire ibyaha byawe. Nimba warakoshereje mugenzi wawe, genda umubwire uti mbabarira. Nimba ari ibyibano watwaye, subirayo utanga iby'abandi maze usabe imbabazi. Rero ukeneye kwatura ibyo byaha kandi wizarira. Ibi bihe ni byiza cyane, ariko Yohana yaravuze ati ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranikira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bazahazwa. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye bavandimwe, ntabwo twebwe twishoboye, bazahazwa kuko Yesu yabisezeranye. Mbega umukiza mwiza, ateze amaboko ngo atwakire. Bese uramwegurira muri uyu mugoroba? Yesu ateze amaboko ngo atwakire, kandi umutima we wuzuye urukundo utegereje kuduha umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Isomo risoza turarisanga muri Yohana igice mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana
igice cya 3 isomo risoza. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Haranditse ngo abana b'Imana n'abana ba Satana baribo. Muri uyu mugoroba urajya mu ruhe ruhande? Ko twabonye ni mugora ko tugomba gusezerera Satani, wowe urajya mu ruhe ruhande? None urajya mu bana b'Imana cyangwa urajya mu bana ba Satani? Reka dusome. Haranditse ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Umva itangazo, bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tutamureba ukwari. Ariko kuko tutamureba ukwari. Kuko tuzamureba ukwari. Kandi ufite ibyo byiringiro yiboneza nkuko nawe aboneye. Haleluya. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Ni bangahe muri uwo mugoroba banejejwe nuko ari abana b'Imana? Witeka abarebe neza, abagirire neza, abaha umugisha mu izina rya Yesu. None se waba usanzwe ushidikanya ku masezerano y'Imana? Kandi Bibiliya yaranditse amasezerano yose ari ayawe. Kandi Yesu akubwira ati mwana wanjye, icyo shaka ni kimwe gusa, nuko wemera ibyaha byawe. Kandi iyo wemeye ibyaha byawe, Yesu araza akagutsindishiriza, akaguha gukiranuka kwe, kuko wowe utashobora kugera ku gukiranuka. Cyakora Yesu we yabigezeho. Arashaka ko muri uyu mugoroba umwiyegurira. Haba hari umuntu uri hano ushaka kwiyegurira Yesu? Haramutse hari umuntu ushaka kwiyegurira Yesu ngo amwegurire ubugingo bwe, natambuka ze dusenge. Ngaho ngwino. Niba uhari ngwino. Turirimba indirimbo ya 346 ivuga ngo iyo umukiza wanjye anyoboye. Ngaho ngwino niba utambuke maze dusenge. Iyo umukiza wanjye anyoboye, uko ndiko sengira amahoro, anyirisha umuraba w'ibyaha, amaboko akiza. Ndi mu maboko akiza, amaboko yakiza. Nubwo nabangeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Ahora ndamiza amaboko ye, akanambwiza ijwi ry'ihumure, ati humura nzakuramiza, amaboko akiza. Ndi mu maboko akiza, amaboko akiza. Nubwo nabangeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Ndacyahamagara. Fite iminota mike ahangaha. Ndahamagara umuntu ushaka kwiyegurira Imana ngo ajye mu ruhande rw'Imana. Uhereye umunsi Yesu amushyiraho ikimenyetso cy'Umwuka wera. Kandi uhereye umunsi ujye kuri lisi y'abatahajuru abana b'Imana. Uracyahari? Nukuri niba uhari tambuka uze dusenge. Reka dushyireho igice cya nyuma maze niturangiza dusenge isengesho ry'uwo mugoroba. Azandinda anyobora iteka, ntacyo nzatinya ndi kumwe nawe. Hora ndindi iteka ryose, ndi mu maboko
nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Bityo rero iyi ni inama ikomeye y'Imana. Ugenda usome, niba utashoboye no gusoma, abana barabizi, Imana iguha umugisha. Witeka kwishimire, kandi aka gapapuro karimo ujye ugasoma buri munsi mu gitondo, ujyane na Yesu amasezerano, kandi uzaba indahemuka kuri yo. Imana iguha umugisha.